Nimuve mu byo mwari murimo ngo nimuhindukirire Uwiteka Imana ngo koko Imana yirimanukiye hatakayabaya mando harabwira ati yemwe mwabarwayi mwe ati ninjye wimanukiye habwe ati yemwe ati bana banje nimwumve ati nimusenga n'umwuka iteka ngo kuko ndimanukiye ngo ninjye uje guhana kandi nje no guhemba harabwira ati yemwe ati yemwe mutumva ati mubujijwe n'iki no kumva ati se muzavuga ko mutumvishe ko navuze harabwira ati ndi Imana iri kuvugana namwe ati nimusenge. Abantu benshi babyibajijeho bibaza ku kibazo cy'isengero ngo kuki bazifunze ariko ni Imana yafunze isengero. Impamvu Imana yafunze isengero buri abantu benshi buri hari igihe Imana rega ireba ibintu bikorerwa mu bantu basenga Imana noneho bya bindi byitwa ngo bari kujya mu nzu y'Imana Imana ikavuga ati ese nimba uriya muntu akorera Imana cyangwa se bari abantu nimba basenga mu by'ukuri burarega Imana ibishaka ngo icishemo n'akantu kugira ngo iturebe imenye ngo ese turi abakristo by'ukuri ese dusenga Imana by'ukuri we ibikorerwa mu nzu y'Imana yarirambiwe bya bindi mugenderamo mwarangiza ngo hoya irambwiye ngo iraje kandi irafunguye ifunguye zimwe na zimwe kandi zigiye gufungura zifite ibyangombwa byujuje kuko abantu benshi bafite ibikomere byinshi mu mitima yabo abantu bakomerekeye mu nsengero za zindi zitwa ngo nizima za zindi zitwa ngo nimwo twicara tugasenga nimwe abantu benshi bagiye bakomerekera. Niyo mpamvu rero Imana yavuze ati senge ngo nidusenge dukumire ngo kuko ntago ari iki ngiki cyonyine kuko hariho n'ikindi kigomba kwinjira kandi kikaturangiza. Niyo mpamvu rero Yesu buriya nijoro naryamye haziyerekwa Imana irambwira ngo nimbwira abantu b'Imana ngo nidusenge dukumire ibyorezo ngo kuko hagiye kwinjira ibyorezo byinshi bije kumara abantu. Imana itugirire neza, Imana itwiteho. Taya baya mando Imana yambwiye ngo nidusenge ngo uri gusenga Imana nyamara Imana iri kukubwira ni wite ku iherezo rya Imana ikugirire neza cyane, Imana ikwiteho cyane, wikerensa muri iki gihe wivuga ngo Imana niri kuvuga nyamara Imana iri gutuma abantu benshi. Imana ni gutuma aho yumve nimba wayumvaga rimwe uyumve kabiri nimba wayumvaga kabiri uyumve gatatu nyamara Imana iri gutuma abakozi ba iri gutumwa intumwa zayo. Nshuti yanjye senga kabiri usenge gatatu ubwira Imana ngo ese bimeze gute ngo ese ndibwitware gute nimba Imana iri guhagarara ku musozi mu nzira harimo abantu benshi Imana iri gutuma naha ngaha Imana iri kudutuma. Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo mwese nimugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Uyu munsi twongeye kugira umugisho kubana n'umukozi w'Imana. Uraho neza mukozi w'Imana? Yesu ashimwe. Amakuru y'iminsi amakuru ni nta kibazo pe amakuru ni meza. Okay, ntabwo navuga ngo ni mabi ni meza cyane. Hari umuntu waririmbye akaririmbo karansetse ngo nubwo buri mu bibazo ngo uri mu bigeragezo ngo umuti wabyo ni ukubisuzugura ngo ariko ngo hari abantu mushobora guhura nabo ngo babane ngo babisunika ngo bazakubaza amakuru yawe ngo nawe uzababwire ngo Yesu ni muzima. Yesu ni muzima. Buriya ushobora gutanga amakuru ukavuga ngo wenda ushobora guha n'umwanzi n'urugero akakubaza ngo ese amakuru yawe yego hari ibyo ari gushaka kumenya cyangwa kumva icyo gihe ugomba kumubwira ngo amakuru yanjye ni meza yego kuko amakuru yawe abazwi n'Imana.
abantu baba bashaka kugira ngo babone icyo bagenda bagira gute bavuga, ariko amakuru yawe ahanini abazwi n'Imana. Reka twakire usuhuza abakunzi b'Imana Irahari TV kandi unabibwire. Urakoze cyane ku bw'amazina yanjye naho Banogeye Solange, ndi umumama w'abana 5. Yego. Abakobwa 4 n'umuhungu 1. Urumva ko Yesu yangiriye neza. Amen. Urakoze cyane Solange, reka gusabe kugira ngo usenge Imana kugira ngo dukunde twinjire mu kibwiriza cy'umunsi cyangwa se ivugabutumwa ry'uyu munsi. Imana Data twese mwiza, uri Imana ifite imbaraga n'ubutware, uri Imana y'ukuze kuri rubasha. Nongeye kugushima no kunezerwa Uwiteka Nyir'ingabo, kuko wemeye tukagera kuri uyu muyoboro wagize neza nyakubahwa Imana. Nyemera cyane rero Uwiteka, ngwino urukubane natwe Umwuka Wera uzuganze hagati muri twe kandi ukora imirimo n'ibitangaza. Uwiteka ngwino ubane natwe, ngwino turaritse Umwuka wawe Wera uzukora imirimo, uzukora ibitangaza. Ndabizi ko hari abarwayi bari butega amatwi, ndabizi neza ko hari abarushye n'abaremerewe bari butega amatwi. Niyo mpamvu tukuraritse rero ngo ngwino ubane natwe. Cyo tubanje guheza n'umwuka mubi wa Satani, badayimoni turabirukanye katika kinara Yesu. Turahamagara gukora kw'Imana abari ko kuganza kandi kugategeka. Urakoze Mwami, dore ko byose tubisaba twizeye izina ryawe Kristo. Amen, amen. Urakoze cyane, niko tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Uwo Yesu rero agiye kubana natwe, ndizera ndashidikanya ko Umwuka Wera w'Imana agiye gukorera aha hantu. Reka tukwakire utugezeho icyo Imana yagutumye no munsi. Urakoze cyane. Amen. Imana ikugirire neza kandi Imana ikwiteho. Amen. Ndi umumama rero Yesu yantumye. Yego. Mbese navuga ngo ni umuntu Imana iri guhagurutsa muri iki gihe kigoye kandi gikomeye cyane, cyurihije abahisi n'abagenzi. Kuri iki kibazo cy'uburwayi abantu benshi bagiye babwira ngo hari icyorezo nyamara kizaduka kikaza kumara abantu, kikaza gutuma abantu babura amahoro mu mitima. Abantu bakinangira imitima bakavuga ngo ariko se si ukubeshya, ni Imana yavuze, bakumva ko Imana atariyo yavuze. Ariko nyamara Yesu yarabivuze, abantu bakabitesha agaciro. Haleluya. Yesu yaravuze ati bana banjye nimube maso, abantu bakumva ko atari Imana yavuze kandi nyamara ari Imana yaburiraga abantu bayo. Niyo mpamvu rero muri iyi minsi, muri iki gihe tuhagazemo, hariho icyorezo kiri kurangiza abantu umunsi ku munsi. Tugomba gukurikiza yego ayo mategeko ya leta, ariko abantu bari kunyumva tugakurikirana no gusenga Imana. Tugasenga, nimba twasengaga rimwe tugasenga kabiri, nimba twasengaga kabiri tugasenga gatatu, kugira ngo Imana idushyireho uburinzi bwayo. Ubu muri iyi minsi tugomba gusaba uburinzi bw'Imana, nta kindi tugomba gusaba, ni uburinzi bw'Imana. Tugomba guhagarara tugasenga cyane. Ndumva nawe hari aho uri kubibona, wese n'uri kubibona ko abantu benshi bari gushira, abantu benshi bari gupfa. Nubwo leta yaduhaye amategeko ni byiza, iravuga ngo tugombe, nimba tugeze mu isoko ni ugukaraba, nimba nawe uvuye aho wari uvuye ugeze mu rugo rwawe ni ugukaraba. Ariko tutagombye kumenya nkatwe b'abakristo, nkatwe dusenga Imana, tugomba gusenga Imana tugakumira. Amen. Tugasenga tugakumira. Imana yambwiye ngo nidusenge, ngo nidusenge dukumire, ngo kuko ntago ari iki ngiki cyonyine, kuko hariho n'ikindi kigomba kwinjira kandi kikaturangiza. Niyo mpamvu rero Yesu buriya nijoro naryamye hazi yerekwa, Imana irambwira ngo nimbwire abantu b'Imana ngo nidusenge dukumire ibyorezo, ngo kuko hagiye kwinjira ibyorezo byinshi bije kumara abantu. Imana itugirire neza, Imana itwiteho. Taya baya mando. Imana yambwiye ngo nidusenge, nyamara nshuti zanjye, nyamara abavandimwe nidusenge, nidutesha agaciro, kuko abantu benshi Imana yaravuze ngo dore ngiye kweza umugeni. Ese wowe ni waba urimo? Niyo mpamvu ugomba gusenga Imana. Muri cya gihe bari bwezwe, nawe ushobora kuba urimo mu bari bwezwe, nawe ugataha. Niyo mpamvu ni kwa ngo senga rero, senga Imana ukumire,
nimba muri ba bandi bagomba kwezwa iki gihe nicyo kwezwa Imana iri gucyura abageni bayo hari igihe ntawe waba urimo hari igihe nawe waba urimo mu bari kwezwa senga ubwira Imana ngo Mana ngo ese uyu murongo magazemo umeze ute ese muri iyi minsi ndi kugenda gute ese muri iyi minsi ndasenga amasengesho ameze gute ese muri iyi minsi ese nanjye muri icyo cyorezo kiri kuza sinaba ndimo senga Imana ubwira Imana ngo Mana ndashaka uburinzi senga Imana ubwira Imana ngo Mana ndagusabye ndindira abanjye bwira Imana ngo Mana ngo nahageze ndagusaba uburinzi kuko icyorezo cyabaye cyinshi muri iyi minsi tugomba gusenga Imana kuko Imana ije gucyura abantu benshi ze gucyura abageni benshi nawe ubwira Imana ngo ese nanjye ndimo ese sindimo muri iyi minsi abantu benshi bari gupinga ko Imana iri kuvuga nyamara Imana iri kukubwira wowe unkurikira nyamara Imana iri kukubwira wowe uri gusenga Imana nyamara Imana iri kukubwira niwite ku iherezo ryawe Imana ikugirire neza cyane Imana ikwiteho cyane wikerensa muri iki gihe wivuga ngo Imana niri kuvuga nyamara Imana iri gutuma abantu benshi Imana ni gutuma aho uyumve nimba wayumvaga rimwe uyumve kabiri nimba wayumvaga kabiri uyumve gatatu nyamara Imana iri gutuma abakozi bawe iri gutuma intumwa zayo nshuti yanjye senga kabiri usenge gatatu ubwira Imana ngo ese bimeze gute ngo ese ndibwitware gute nimba Imana iri guhagarara ku musozi mu nzira harimo abantu benshi Imana iri gutuma naha ngaha Imana iri kudutuma nimba yanumye nubyumva usenge ubwira Imana ngo magararaho ubwira Imana ngo ndinda ubwira Imana ngo nimba mu bari kwezwa ese njyewe ndimo wumve kugomba kwiyeza wumve kugomba kubwira Imana ngo manuka unaba yego bwira Imana igutabara bwira Imana ikurengere bwira Imana ikurengere bwira Imana Mana hambwe ngo nimbabwire ngo nimusenge ngo nimutabaze Imana ibatabara ngo nimukomange ngo kuko igihe kirageze Imana iraba yambwiye ngo nimbabwire ngo nimukomange kuko Imana yiteguye kubumva abantu benshi barinangiye abantu benshi binangiye imitima yabo abantu Imana irababwira nibumva ariko Imana irambwiye ngo nimbabwire ngo Uwiteka araje ngo kandi aje gukora imirimo n'ibitangaza ngo nyamara Imana ije gutambuka mu ngo Imana iri gutambuka yambwiye ngo nimusenge ngo nimutabaze ngo nimukomange ngo nimukomange nimba wasengaga rimwe senga kabiri ndakwinginze wowe uri kunyumva nimba wasengaga rimwe senga kabiri kuko Imana yirimanukiye ije gukora imirimo n'ibitangaza Imana itugirire neza cyane Imana itwiteho muri iki gihe ni igihe kigoye muri iyi minsi ni iminsi igoye niyo mpamvu tugomba gusenga nyamara nshuti zanjye nyamara mwebwe muri kunega amatwi munyumva iri ni itangazo nzanye ngo nimusenge iri ni itangazo Imana imbwiye ngo nimusenge ngo yemwe abasinziriye ngo nimukanguke musenge Imana musenge Imana nimba wasengaga kabiri usenge gatatu ndibuka cyane Yesu ageze ku nyanja asanga ba Petero na Yohana nyamara icyo gihe bari barimo kuroba ariko icyo gihe ntabwo barobaga ngo byemere nta nubwo byakundaga yemwe ariko arababwira ngo nibahindure urushundura barangije bahindura inshundura zabo maze bamaze guhindura za nshundura bararoba bireme ese twebwe byatunaniza iki kuko tutahindura inshundura zacu tugasenga Imana igakumira ibyo byorezo nibigere ku buzima bwacu nshuti zanjye nimureke duhindure nimureke duhindure inshundura nimureke duhindure dusenga Imana nimureke dutabaze Yera nayo yiteguye kudutabara nimureke duhindure kuko igihe kirageze igihe kirageze nshuti zanjye igihe kirageze
Imana ikadutabara igihe kirageze tabazi ubwo Uwiteka bikatumanukira nimba Yesu yarageze kuri bariya barobyi kandi bararobaga bikanga byabageraho akabwira ati nimuhindure inshundura zanyu bikemera twebwe twazwa n'iki gusenga tugahindura inshundura zacu bikemera Yesu agakumira iki cyorezo kiri kutugariza ko ndi kubona kiri kumara abantu benshi kandi ko kiri bumara abantu benshi nimureke duhindure rero Imana ishimwe Imana nidutabare nshuti zanjye Imana niturengere nyamara nimba Yesu aje kukuburira nyamara nshuti yanjye nimba yakuburiye uyu munsi akakuburira ejo nyamara nubyumve kandi ubyumvire nyamara Uwiteka agize gute aramanutse kandi aratumanukiye nimba Yesu yavuze ngo nje gucyura abageni ntabwo wamenya ko nawe urimo cyangwa undarimo nanjye nshobora kuba ndimo niyo mpamvu tugomba gusenga tugafatanya tugasenga Imana ikagira gute ikaturengera kandi ikadutabara Imana itugire neza kandi Imana itwite ndakumva papa Imana ishimwe mama tayabaya mando yasika urakarama Kristo uri Uwiteka Yesu nyiringabo Imana atakaya mando yasika yewe nini waya jezimora Imana irambwiye ngo nimwumve habwira ati yemwe bana bange ngo nimuve mu byo mwari murimo ngo nimuhindukirire Uwiteka Imana ngo kuko Imana yirimanukiye hatakaya bayamando harabwira ati yemwe mwabarwayi mwe ati ninjye wimanukiye habwira ati yemwe ati bana banjye nimwumve ati nimusenga n'umwuka iteka ngo kuko ndimanukiye ngo ninjye uje guhana kandi nje no guhemba harabwira ati yemwe ati yemwe mutumva ati mubujijwe n'iki no kumva ati se muzavuga ko mutumvishe ko navuze harabwira ati ndi Imana iri kuvugana namwe ati nimusenge ati nimumpindukirire mumenye ko ndi Uwiteka Imana uri gutambuka mumenye ko ndi Uwiteka Imana wafunze isengero mumenye ko ndi Uwiteka Imana uje gufungura kandi nkafungura baragana amavuta Imana ishimwe harabwira ati ndatambutse kuko ndi Imana y'amahoro harabwira ati ndatambutse kuko ndi Uwiteka nyiringabo harabwira ati bana banye ndatambutse ati benshi bitotombeye insengero baravata insengero zarafunzwe baravuga ati bimeze bite Imana irabwira ati ninjye wabikoze ntago ari umwana w'umuntu wabikoze harabwira ati ninjye wabikoze ninjye wabishatse nashatse kureba Imana musenga y'ukuri nashatse kumenya uwo mwamenye uwo ari we niyo mpamvu rero nakoze biriya kugira ngo mbereke yuko ndi Imana yimanukiye nkakora harabwira ati yemwe bana banjye ati nimwumve atabanyumva bumve abatumva murorere ati ndi Imana nyiringabo ati ndatambutse ati kandi buri umwe wese nzamutambukaho nzamugeraho wa mupasiteri we nzakugeraho wa muvugabutumwa we nzakugeraho ese uzavuga ko utamenye Imana irambwiye ngo nimbabwire ngo ibagezeho ngo kandi hari ibyije gusenya hari ibyije kubaka yarangiza ikabikomeza hatakayamando harabwira ati ndi Imana nyiringabo ati ndi Imana nyiricubahiro ati dore iryo bendera ndarimanitse harabwira ati ndarimanitse kuko ndi Uwiteka nyiringabo harabwira ati nimutuze ati ndi Imana nyiringabo ati ndi Imana nyiricubahiro yivuganiye namwe ayo magambo amen guma mu mukozi w'Imana Imana ishimwe haleluya abantu benshi bagiye babwirwa bakabwira ati dore insengero ngiye kuzifunga bakavuga ati hoya ati ntabwo byashoboka ati nyamara insengero zacu zujuje ibyangombwa ariko Imana irambwiye ngo ni Imana yabikoze kugira ngo ibereke kuko ari Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera kuko yari irambiwe
ibikorerwa mu nzu y'Imana. Yarirambiwe bya bindi mugenderamo, mwarangiza ngo hoya, irambwiye ngo iraje kandi irafunguye, ifunguye zimwe na zimwe, kandi zigiye gufungura zifite ibyangombwa byujuje, kuko abantu benshi bafite ibikomere byinshi mu mitima yabo. Abantu barakomeretse, bakomerekeye mu nsengero za zindi zitwa ngo nizima, za zindi zitwa ngo nimwo twicara tugasenga, nimwe abantu benshi bagiye bakomerekera. Niyo mpamvu rero Imana yavuze ati reka mfunge izi nsengero. Irangije kuzifunga abantu baritotomba. Imana yambwiye ngo muri totomba iki? Kandi je wabikoze. Yambwiye ngo wikwitotomba, wikwitotombera Imana, cyangwa ngo witotombera abantu, cyangwa ngo witotombere leta. Ntago ari leta yabikoze, ni Imana yabikoze. Yashatse kugira ngo ikureho uburetwa abantu bakorerwa mu nsengero zitwa z'Imana. Imana ishaka kumenya urusengero mutunzi urwarirwa. Icyo nzi ko buri muntu wese urusengero rwa mbere ari umutima w'umuntu. Nge niko mbizi, nawe ndabizi ko ari kubizi. Urusengero rwa mbere ni mu mutima w'umuntu. Ahubwo kugira ngo insengero zirafunzwe, kugira ngo abantu bave ngo tugiye mu nzu y'Imana, cyangwa se reka twiherere dushaka aho dusengera, tubaze Imana ngo si ibintu bimeze. Ahubwo abantu bahabutse iki? Bahabutse utubari. Nimwe bari kujya kuvuga ngo ngewe ngo ntabwo nzongera gusenga kubera insengero bazifunze, ndigira mu maroja, ndigira mu kabari kwinywera inzoga. Ese ubwo wasengaga Imana cyangwa bari babandi biyorosa mu nzu y'Imana? Amashyari yarabishe, yarabarangije, mwarangiza mukava ngo mu nzu y'Imana nta shyari ribamo, ariko nibyo byari byuzuye mu nzu y'Imana. Muna agakora umurimo w'Imana yanga mugenzi we, muna agakora umurimo w'Imana yumva mugenzi we katabaho. Kubera iki se? Ntabwo twese Imana yaturemye kimwe. Nimba uje mu nzu y'Imana ni mu nzu y'Imana. Imana idukunda kimwe, tugomba gukundana nk'uko Yesu yagize gute? Yadukunze. Reka rero Yesu nafungura isengero, azafungura isengero z'ukuri kandi zifite ibyangombwa by'ukuri. Ngewe iki ngiki naragikunze cyane. Bamaze gufunga isengero navuze ngo aha ni byiza pe, kuko Imana yashatse kugira ngo idukire ku rugero rwiza, abasenga mu kuri no mu mwuka bagaragaye. Kandi abenshi ndizera ko bagaragaye. Abasengera mu kuri n'iki no mu mwuka. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. Yego, urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Hari ibintu byinshi Imana igucishijemo, ndibaza ko nta muntu n'umwe uzavuga ko atumvise, ahubwo yenda nibuze uzagerageza azavuge ko icyamunaniye ari ukumvira. Yego, utazumva nyine ubwo nyine azaba afite icyo ashaka ku Mana. Yego, azaba afite icyo ashaka ku Mana. Yego, kandi Imana iba yatanze iba yaburiye abantu mu by'ukuri ntibumve, ahubwo bakigumira mu bibanezeza gusa. Uyu munsi none hari abantu benshi bacitse intege kubw'ifungwa ry'insengero, cyane cyane ko ubuhanuzi bukunda kuza buvuga buti ni Imana yazifunze. Abandi nabo bakavuga se Imana kuki yazifunze kandi ari nayo yari yarazifunguye? Twagiye tuyiyumvira mu matwi yacu ivuga ko idushyigikiye. Ibi bintu tuzabisobanukirwa dute? Abantu benshi babyibajijeho, bibaza ku kibazo cy'insengero ngo kuki bazifunze. Ariko ni Imana yafunze insengero. Impamvu Imana yafunze insengero, buri abantu benshi, buri hari igihe Imana rega ireba ibintu bikorerwa mu bantu basenga Imana, noneho bya bindi byitwa ngo bari kujya mu nzu y'Imana. Imana ikavuga ati ese nimba uriya muntu akorera Imana cyangwa se bari abantu nimba basenga mu by'ukuri, burarega Imana ishaka ngo icishemo n'akantu kugira ngo iturebe, imenye ngo ese turi abakristo by'ukuri, ese dusenga Imana by'ukuri, ese iyi Imana dusenga turayumva tukayumvira. Buriya nicyo kintu Imana ibikorera, kuko abantu benshi kuva bafunga insengero abantu benshi baraguye. Aba bantu baguye kubera ko insengero zafunzwe, tuvuge ko ibigeragezo byababanye byinshi bigatuma bagwa, cyangwa n'ubundi ntabwo bari bahagaze?
buriya ntabwo navuga ngo uwo muntu bafunze urusengero yaraguye, ntabwo n'ubundi yari asanzwe ahagaze, ahubwo yari yaraguye kera, bisa nkaho bakoze akantu gato gusa kugira ngo ahagararire rimwe agende yikorera ibyo azize gute yishakiye. Yego, n'ubundi ntabwo abasenga. Yego, hari abantu bahagurutse bavuga ko leta yabarenganyije kandi baranayataka cyane, bavuga ati leta yivanze mu myemerere yacu. Ariko uyu munsi wa none wowe ukavuga uti ni Imana ubwayo yifungiye. Ese byagenze bite kugira ngo Imana ikoreshe abakozi ba leta kandi abapasiteri bayisuzuguye? Buriya bambe abapasiteri batayisuzuguye. Buriya leta, buriya uriya musaza cyangwa abayobozi bacu b'igihugu, niko nabivuga, buriya bakorerwamo n'umwuka w'Imana. Buriya Imana arega, buriya ntabwo twavuga ngo Imana yarebye insengero ibona ko arizo zifite amakosa, ariko Imana yakoreye muri leta kugira ngo izo nsengero zigire gute zifungwe. Kuki yakoreye muri leta kandi tuzi ko abakozi ba leta batajya mu butayu ngo basenge cyabiyiriza ubusa basenge, ntisange baba pasiteri bajya biyiriza ubusa cyangwa mwuka wera bagira se barangiza arega nabo bafite umwuka wera. Ese ngize ngo twe dufite umwuka wera gusa, umutima utubwira mwuka wera uburi mu mutima yacu, nabo bakoreshejwe n'umwuka wera kugira ngo ibyo ngibyo babirebe kandi babikore, kandi byari bikwiriye. Yego, reka tugushimire ku butumwa bwiza uduhaye, ariko umuntu yakwifuza gusengana nawe cyangwa se kuvugana nawe, nyemerera utambutse nimero yawe ya telefone. Urakoze cyane, reka nze nibahe kuko iyo nari mfite yarahiye, iyo mfite n'ishyashya sindayifata mu mutwe niko navuga. Yego, ariko ndayifite. 079 079 9 karindwi 82 07. 079 82 oya ni 09 079 oya 09 ni 09 5 9 karindwi 8 0 karindwi. Urakoze cyane, reka tugushimire. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana nkuko n'ubundi twatangiye dusenga. Yego, Mana Data twese mwiza, uri Imana ifite imbaraga n'ubutware, uri Imana yo kwizerwa urubasha. Reka mushimire kubw'uyu mwanya twari turimo, wagize neza Mwana, wakoze, watuyoboye, watubereye umuyoboro, wagize neza, habwa icyubahiro. Ngaho nyemere witeka rero tayamambe yaseka urakoze cyane Yesu, akoze urakarama, dore ko byose mbisanize izina ryawe Kristo, amen. Ufite YouTube channel, ndagira ngo uyibwira abakunzi b'Imana Irahari TV naho bajya banyarukiraho bakurikire ubutumwa bwiza utugeza. Urakoze. Ku ibendera ry'Abera TV. Ibendera ry'Abera TV, munyarukireho mushyigikire umukozi w'Imana kuko natwe mwaradushyigikiye turabibashimira, ariko nawe ni mu mushyigikire n'ubufasha tumusabiye rwose. Mujye ku ibendera ry'Abera TV ukande subscribe, ubundi ujye ukurikira ubutumwa bwiza bucaho buri munsi. Urakoze cyane rero, Imana y'amahoro iguha umugisha wabanye natwe. Ikiganiro cyacu nakagaruka.